Bumuntu Empire. Yeah, hello my people, it's Bumuntu Empire nge ni Bolingo bumuntu nk'ubusanzwe. Uno munsi mbazaniye amakuru meza ya visa ya Luxembourg. Bitangiye gutyo kubera ariko kuri title byanditse, ariko hari ukuntu ndaza kudeviyamo gakeya nkaza bisa no kugira inama y'ukuntu utaskamingo nyine mani. Hari abasikamazi benshi cyane, benshi bakeneye amafaranga batitaye kukuba umukene kwa kukuba nyine batitaye ukuntu wowe waba uri umukene, ntabwo babyitaho, just ndagusikaminga nkuvanemo amafaranga bro. Rero bimeze bite kuri visa ya Luxembourg? Uzabona abantu benshi bari kukubwira bati tugufitiye visa ya Luxembourg byoroshye, New Zealand biroroshye, Australia biroroshye, nyine nawe ukagira ngo nibyo koko biroroshye. Ya biroroshye ku bantu babikora bazi kubikora, ahubwo abenshi bihinduye abasikama bro. Reka nkubwire nkugire inama, nakifuza ko waza hanze wenda bitewe n'ubuzima ubayemo mu gihugu muri Afrika, cyangwa se ntunahaze bitewe n'ubuzima nanone ubayemo, ariko basi nurabona ko uri buze hanze, reka uzajye ukurikira ino Bumuntu Empire bro. Niyemeje aho nagereye hano hanze, niyemeje kuzajya mba amakuru meza, amakuru utazicuza, kuko hano ngeze gutya bamaze kurya amafaranga menshi bambeshya ibintu by'ibitangaza bro. Bamaze kurya amafaranga menshi bambeshya ibintu by'ibitangaza. Je hano kukugira inama y'ukuntu ari amaviza bagenda bakubwira abenshi ari abasikama, abenshi n'abantu bashaka views bro. Nibyo wagashatse views, ariko zishake mu buryo bwa nyabwo, mu buryo butari bwo gusikaminga abene igihugu cyangwa se abanyafrika muri rusange. Ntabwo navuga ngo tubayeho nayo muri Afrika, ariko nanone imibereho yacu ntabwo wagereranya n'iyi Burayi. Rero niyo mpamvu aho niho badusikamingira, barakubwira bati tugufitiye visa ya Luxembourg, tugufitiye visa ya New Zealand, tugufitiye visa ya Australia ku mafaranga makeya cyane bro. Umuntu nakubwira uko nguko uzahita umenya ko uwo muntu ashaka gusikaminga, kuko hano mpagaze kugira mpagere bro, basikamiza amafaranga menshi bambwira bati tugufitiye visa ya New Zealand. Ndashya ikosa ryonyine nakoze kwari ugutizera company, nizera umuntu bro. Niyo mpamvu uno munsi nje hano sa no kugira inama y'ukuntu wacunga udufaranga twawe uri gukusanya uvuga ngo nzazi Burayi cyangwa se nzaze muri Aziya. Mpagaze hano nkugira inama y'ukuntu amafaranga yawe atazapfa ubusa. Amafaranga yawe ntibazayafate bagusikaminga bro, ugaca ubabara nkuko nanjye nababaye. Ngiye nagera hano Dubai, ariko n'ubundi byari byanze, numva nyine ubuzima bwararangiye, amafaranga barayandiye, abantu benshi bagurisha ibyabo babazeza ati hari amaviza hari iki, ariko muri makeya bya bintu ari ukubeshya. Reka nkubwire rero ukuntu uzamenya umuntu ukubeshya visa ya Luxembourg cyangwa se visa ya New Zealand bro. Nari maze iminsi nsacinga kuri TikTok, kuko nizo mbuga ni rugo rubuga nabonye abantu benshi babivugaho, abanyagana, abanyakenya benshi abarabagana n'abanyakenya nibo basikaminga abantu. Maze iminsi rero nsacinga kuri TikTok, nandikiye nk'abantu barenze 20, mbabwira ati nitwa Bolingo bumuntu, nturuka mu Rwanda gutya na gutya, mfasha ngo unshakire cyangwa se umfashe mbone akazi Luxembourg. Bakambwira bati ahita ikikwereka ko ari umusikama, ahita akohereza nimero ya WhatsApp inbox ati nyandikire WhatsApp tuvugane. Ukimwandikira WhatsApp ikintu cya mbere akubaza ati ufite visa, ufite, ukimwandikira WhatsApp ikintu akubaza ati ufite passport ayifite? Ati yego ndayifite. Ufite se working permit y'I Burayi? Urumva ni urupapuro kwemera nyine kuba wakorera mu bihugu by'I Burayi, kugira urubone hari utuntu twinshi wagusaba. Urumva ntabwo ari buri muntu ufite working permit, kuko natwe iyo tuba tuyifite twakabaye twaragiyeyo. Uyu mubwiye ati nta working permit ifite, arakubwira ati rero ngiye kukwapulangira working permit, ngohereza ibyangombwa byawe. Ntarakubwira amafaranga azaguca, ari kukwereka nyine ko yari umu expert, ko azaguhuza iyo numara kubona working permit, azaguhuza na company y'I Burayi ikufata neza, fresh ticket ari ubusa, accommodation ari ubusa, buri kintu cyose kugira gisabwa kugira ubagereho I Burayi byose ko bazabigukora ku busa. Icyo usabwa ari amafaranga ya working permit gusa. Urumva yarambwiye ati nzanira nabwiye ati nta working permit mfite, arambwira ati rero ugomba kubanza ngo biratwara amadolari 350, ngo cyangwa ngo niba hari umuntu ufite nguri Luxembourg, cyangwa se ngo niba hari umuntu ufite ukora muri ambassade ya Luxembourg ngo mwandikira guhe working permit, namara kuyiguha wongewe yinyohereze ngo ndahita ngushakira akazi. Baba bazi ko nyine nta muntu ufite
wabona wakwandikira working permit y'i Burayi, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu wapfa kwikorera. Rero ndamubwira ati uwo muntu ntawe mfite, arambwira ati niba ntawe ufite rero urampa amadolari 350, hanyuma ngo urabanza umpe 150, ngo andi 200 uzayampa warageze mu kazi ngo wowe wigira ikibazo. Urumva scam bro, ndakubwiza ukuri ko usibye ko wenda ari n'umusikama mwiza yasikama mu buryo bw'amafaranga makeya, nta n'umunsi n'umwe kujya i Burayi bizagusaba munsi y'amafaranga miliyoni ziri hejuru, ziri munsi y'eshatu basi mu manyarwanda. Umuntu ari kubwira ati nyohereza banza umpa amadolari 150, urumva ariko kuzana buke buke uyatange, hanyuma kubwira uti working permit ni ngiyi wenda nagukubitiye 4G, iri 4G nyine iri ya fake, nubone ya fake azongera kubwira ati ngo haraburamwe ibi byangombwa n'ibi naho ongera umpe andi mafaranga. Rero niyo mpamvu mpagaze hano nkubwira uti Odiri izuba ntabwo rigiye iracyacya kwa kundi se. Kwegere, ndasaba kwegera hano. Komeza hano karambonye sibyo aho. Ingurike ndari. Urumva rero nabona washyushye amafaranga ukayamuha, azakubwira ati nyine tegereza ngo mu gihe cy'ibyumweru 3 kuri 5 ngo working permit izaba yaje, hanyuma wowe nkohereze ngo uhuze na company nyine izaba ikumenyera buri kintu. Bro, ndi hano nkugira inama, niba koko uri kumva kino kiganiro ntusikamingwe bro, ntufate amafaranga urucungeho, ntufate amafaranga iri kuzakubera igishoro muri Afurika ngo yahe umuntu yayarye usigare ushyize amaboko ku mutwe. Navuze uti hano turi hari abantu b'abakomisiyoneri benshi bakubwira ati turakugeza hano Dubai, ariko uzaduha iki? Uzaduha amafaranga aya runaka. Njye narabyanze rero, nta muntu uzageza hano kubw'amafaranga. Uzaza ari link ngufitiye, uzaza ari link nyine ifatika, ari link ivuye ahantu heza, nyine uze nyine umenye ati niba wona spendeza amafaranga runaka, ariko ntuje mu bintu by'amafuti. Rero niyo mpamvu ndi kubwira ati cungana na visa cyane cyane za Luxembourg. Abantu bazicunze bari kubona Luxembourg iri gutanga akazi, nibyo ikeneye abantu, New Zealand ikeneye abantu, ariko abantu babihinduye nyine business bro. Okay, reka nkubwire ukuntu uzamenya abasikama nanone. Genda kuri TikTok usacingemo ngo New Zealand visa cyangwa se Luxembourg visa, uzahita ubona abantu benshi bakoze content benshi bashyiraho amashusho y'abantu bagezeyo, sinzi aho bayakura, bakakubwira ati ngo uyu wa mbere agezeyo, ngo mo twafashije. Ugasanga ibintu ni byinshi bari kuvugaho aho ngaho ku ma TikTok yabo. Rero iyo umwandikiye cyangwa ugasoma na comment ukabona ibyo abandi bagiye bandika, niho nyine ujya wamenya ati ni umusikama. Hari uwabonye, niyo babonye ubikurikirana cyane bo barakwifollowingira, bakatangira bakubwira ati twabonye gutya na gutya, ngo ngewe ndagufasha, ngo mperereye gutya na gutya. Ikimbabaza ni Abanyakenya n'abantu bo muri Ghana. Rero brother wanjye, please don't be scammed n'abantu bigira abadanje. Ukizera umuntu, wikizera ikindi kintu icyo ari cyo cyose, usibye kuba wakizera company uzi nabwo ko zanditse muri leta ko zibikora, nicyo kintu uzizera kugira ugere i Burayi. Wirinde ko bakurya amafaranga muri Afurika, kubona amafaranga miliyoni zigeze muri 4 muri 3, iwanyu mutaravutse muri abakire bahatari, wowe uri umuhungu ufite imyaka 25 n'itandatu, cyo ni ikintu kidapfa gushoboka. Niyo mpamvu nayariwe nkarakara, nkavuga uti nzajya mbwiza abantu kuri bandiye amafaranga menshi, nzajya mbwiza abantu ukuri gufatika ku bintu biri kubera hano hanze. Rero ni Bolingo b'umuntu, nzakomeza mbagezaho amakuru meza.